Pioneers ndabasuhuje cyane niteze Kamanzi nk'uko bisanzwe. Iyi ni channel ya Kamanzi Official. Dukomeje kwiyambaza tugezwaho tuganira ibiganiro amakuru kuri P Network, ari nabyo tugiye kugarukaho nonaha. Makuru ki muri Pi? Amakuru aheruka nta yandi. Cyambere ni ukumayininga. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri ni ukwibutsa abariferozi bawe ngo babyutse konte zabo, bamayininge, buzuze ibisabwa, mbese batunganye buri kimwe cyose. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, buri wese kura ibishoboka byose ushake amakuru kuri Pi. Shaka amakuru kuri Pi. Kura ibishoboka byose ushake amakuru kuri Pi. Cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga za Pi zemewe. Ariko niba utabishobora bitewe n'ururimi cyangwa umwanya, dukurikirane kuri Kamanzi Official buri munsi no kuri Ihumure TV. Ibyo byagufasha kugira amakuru umenya Pi igezehe, bari mu biki. Icya kane, rinda konte yawe. Rinda konte yawe, rinda passphrase zawe, rinda icyo bita kurinda. Ibyo nutabikora ntabwo uri kure yo kuzabona ingaruka zo kurangara. Icya gatanu tugomba gukora cy'ingenzi gikomeye cyane ni ukurinda Pi. Kurinda Pi mvuga wenda ntubitandukanye cyane no kurinda konte yawe, ariko ndavuga kurinda Pi utazitagaguza, zigumane zikomeze kubera impamvu ngiye kukubwira. Impamvu ya mbere, uyu munsi ku ma exchanges murabibona ko bari mu kuyigurisha. Abazigurisha barabahera $1.7. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nyamara aba bantu bazitanga muri ubu buryo niba abantu twasezeranye ngo nimureke dushyigikire gisivi, ariko kubera inzara, kubera imyumvire iciriritse bamwe, kubera impamvu zitandukanye, nibyo koko ibibazo bibaho, wanze kwibateza ibyo ndabyumva. Ariko nanone harimo gukabya koko buri munsi. Dore ingaruka ziri mu gukomeza kugurisha Pi kuri iki giciro. Cyambere, abantu babikora gutya nibo ubwabo batuma Pi itakaza agaciro kuri ziriya exchanges. Kuko igihe mwemera kuzitanga kuri make, bagomeza kubagurira kuri make. Ariko muzikomeje mukazigundira, bazamura igiciro. Bityo tukagera iyo tujya. Ariko ntabwo dutegereje kuzabona agaciro ka Pi ari uko biturutse kuri exchanges. Kuri bo yaguma hasi kuko bo bazi kibiri inyuma. Namwe ariko nimwibaza impamvu baduteze izi exchanges. Ni ukubera iki? Ni ukugira ngo abantu b'injiji, abantu boroshye mu mutwe, abantu bashonje gusa bashaka kurya gusa, batagamije imishinga, bazirohe zibanze zibashiremo. Amahirwe dufite ni uko ntizijya zisohoka muri Pi, ziguma muri ecosystem ya Pi. Ndibuka hari amagambo abiri ngiye kubabwira yavuzwe na reka mvuge atatu. Dr. Nicolas, abanyamakuru bakomeye n'ibinyamakuru bya CNN bize kumucokoza bimubaza ngo Pi izagira akahe gaciro. Arababwira ngo Pi izagira agaciro abapioneer bashaka kwigira. Nguko uko byaje hakaduka kiriya giciro tukacyamamaza, Aziya na Afurika tugatsinda, kugeza tubonye ko cyanditswe muri ecosystem za Pi. Ibyo bwabyo bigomba kugira ikintu bikwigisha kuki cyanditswemo, kuki nta kindi giciro banditsemo. Hari n'ubwo mugomba kugira ngo mfubyumvira mu rusaku mw'abantu mwe. Reka mbabwire ni ukuri, utumva iki kintu nzemera nsonze
ariko iki giciro kigombe kigerweho. Si uruhare rwanjye ariko kizaza. Kuki cyanditswe ku kantu mujye mukibaza, ni ikibazo cy'igihe gusa. Hanyuma andi magambo nayavuzwe na Dr. Cheng Diaofan, aho yavuze ngo mu gihe kizaza, ngo erega mu gihe kizaza ntabwo bikenewe ko umuntu azaba afite payi nyinshi. Abapayiniyazi ngo 10 gusa zizaba zihagije. Uwumva yumve icyo uyu mugore yavuze, 10 gusa zizaba zihagije. Andi magambo akomeye cyane yavuzwe na Dr. Nicholas mu kinyamakuru, ntibuka niba ari CEO influencers I think, avuga ngo nabwo bamujije byinshi kuri payi. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo payi yaziye kugira ngo ihindure abantu abaherwe, ahubwo yaziye kugira ngo ihindure ubuzima bw'imiryango yacu kurushaho kuba bwiza. None ikibazo nibaza, utekereza ko niba utagaguza payi bene aka kageni ku idolari rimwe n'ibice 7 musherane, utekereza ko ubuzima ubwo urimo guhindurira ubuzima bwawe bw'umuryango wawe bwiza? Aya ntago ari kumbyumva, ntago ari kubiri. Aho rero ni ukwitonda. Ndagira ngo nibwirire abapayiniyazi bumva, mbibutsa ko itangazo rivuga ko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu isaa 2 zahara muri Amerika, arizo saa 12 za hano iwacu, hazaba hashyizwe umutemeri, hapfundikiwe konti y'umuntu wese, abantu babiri, umuntu wese reka mvuge ngo wamayininze neza, wujuje ibisabwa. Nta kindi gihe cy'imbabazi, reka nivugira utabyujuje, utujuje ibisabwa nibihe: kuba utarakoze KYC warayihawe, kuba kandi utaruzuza mainnet checklist muri rusange, konti yawe imbabazi wahawe zo kubyuzuza bizaba bigarukiye aho. Ariko wa muntu uzaba atarahabwa KYC nta kibazo azaba afite, ahubwo azaba akomeje urugendo, ariko icyitwa imbabazi kizaba kigarukiye aho ngaho. Ibindi bizakurikiraho ni itangazo dutegereje natwe uwo munsi rizasohokana no gukubura, ariko hari ikindi ritumurikira, kuko inshuro nyinshi batubwiye yuko izi mbabazi zizaba. Nasomye muri white paper, musomye muri roadmap neza harandika ngo in the future there will be 6 months of grace period. Mu gihe kizaza hazabaho igihe cy'amezi 6 cy'imbabazi. Urabona ko bagiye bacyongera uburenganzira n'ubushobozi bwabo n'ububasha bwabo, ariko murabona yuko baduhaye itariki ntarengwa. Bavuze ngo one and last, rimwe na rizima, ntabwo kizongera icyo gihe. Uhagaze kuki? Uhagaze kuki? Ufite iki? Wowe ufite amakosa utakosoye, twaranditse twagize dute? Abantu biziritse ku matelefone adashobotse, abasiragije hasi hejuru, ntago mushobora kwiharara ngo nushaka kujya kuyikopesha, ariko ubone telefone igufasha gutunganya ibi bintu. Ibi bintu ntitukibishidikanyaho, ni ikibazo cy'igihe gusa. Nongere nibwirira abantu nteze amatwi mu nkurikira, tujyana mu myumvire yuko urucantege rwose mu rwima amatwi ngo ni scam igurishwa koko. Nongere nibutsa abantu bahuraga bambaza ikibazo kibaza ngo mbese aya mafaranga tuzayabona? Yego. None se ubu ntureba yuko ujya kuri OKX bakayaguha, ntujya ku zindi exchanges bakayaguha, za zindi zemewe muri payi ntabwo bayaguha? Ni ikibazo. Hari icyo mugishidikanya? Hakibaza ikintu niba bashobora gutanga idolari rirenga, ese ubwo idolari rirenga nta iriya rimwe n'ibice, iyi rimwe n'ibice 70
n'ibice 70, ikatugire 70 ku 1,400 wenda si 2,380. ubuze nk'umuntu ufata payi 1,000 akahita azigurisha 1,000 kuri ariya singizi 2,380,000 barahari bazifite. uyu muntu ugurishije payi 100 singibi si 238,000. ugurishije payi 10 afatika n'ikenereho singizo si 23,800. hasa amafaranga yaramira umuryango mu rwego rwo kwirinda inzara. vuga ati niba ugurishije payi zawe senkane singizi 119. dukeneye amafaranga ariko mu rwego rwo guhinyuza. enda muranseka ahangaha ejo nabwiye umuntu ari kushora ahandi bagumye barya inzazame ndahangaha ase ubundi ubu nahinyuza nte yuko aya mafaranga koko ari byo. ndavuga ko waryaho nkabona n'igihamya nkareka kugumya kubwira abantu gusa yuko bikunda njyewe ntabikoze igihe ubwanjye mbikorene kubikora ndigirene ndumva surumbira kubikora. ubwo ni ukuvuga ngo mfashe ayo mafaranga nkagurisha kuri icyo giciro ayo mafaranga 1,7, ayo mafaranga 2,380. nkavuga nti kambe ndiyeho utupayi 100 sese njyewe se 238. ariko umuntu aratinyuka akavuga ngo ni scam. ese da ngengura mega 3,000 ku kwezi guhera 2021 mu kwa karindwi na kabiri na gatatu na kane na gatanu ntiragera ni imyaka 3. imyaka 3 kuba n'amezi 12. kambare numva igishoro ko cyagezemo we mezi 12 ku kwezi. amezi 12 ni 36,000. nkube 3 ni 108,000. nkube nongereho amezi 3 yo kwa gatatu 9,000 kambyongereho ubwo byaba maze gushora 117,000 bya mega kuva natangira. okay sha bya bintu birimo igishoro koko. hanyuma reka mvuge nti reka mfateho igishoro $1 ku 1,000 ngira ngo na 400 kambarira yo ariko nkube cya giciro ku $1 n'ibice 70. niba mbikubye neza ni 2,380 payi imwe. ubwo ni kuri OKX wenda bariho njya guteza. hanyuma nkube udupayi wenda 100 338 nkure mu cya gishoro de 117. ibyo nari mbozera ndasigara ni 121. ubuze sinaba nikenuye da. naba nikenuye kuvuga ngo naba nigaruje nahita mfata za mega zose nkabanza nkazipanga hariya nkavuga nti reka nziyishyure kuko nazishoye muri payi. reka payi izinsubize nkaba nzishyize ku ruhande. ubwo muri make nkavuga ngo cya gishoro nashoye ndakigaruje cya megabyte sigaje bira 100,000 ngira ngo na 21. apo nishyuraho nk'utudeni wenda twanjyaga mu mutwe abana n'utuzi two kunywa. murumva ntabankemuye ikibazo. ibyo nibyo tubwirira bamwe ngo
nimunabikora ntimurengere ngo muzimare, nuko uzimara umuzimare kugira ngo musigaze uko ejo igiciro kizagenda, ntimumangamange. Ntabwo mbabuza kugurisha ibyanyu, ariko bikorana amakenga, ugira icyo wisigariza. Ni muri ubu buryo rero nagira ngo mbabwire ngo nubikora ubikorana amakenga, ubwitonzi, uzigama, nunikenura wikenure koko, ariko uwibuka ko GCV izatangazwa vuba cyangwa kera, utazicuza cyane uvuga uti baba we iyo mbimenye. Oya, bikora uhamanya n'umutima wawe, ntuzicuze, kandi ubikore ku mpamvu nziza yo gukemura ikibazo kikubanda, ariko utarengereye ngo uzimareho ejo uzababare. Mugubwe neza de. Amahugurwa murabona link hano ku itariki 8 no ku itariki 9, mujyeho mumenye amabwiriza yasohotse yuko bigomba kugenda buri kimwe cyose. Murakoze.